iracyari MJ challenge narababwiye ngo uko umunsi wera undi ugacya nzajya mbakubita banga anaza banga. Uyu munsi twabazaniye nde? Ni uno Shel Silver. Uyu mukobwa akomeje gutitiza benshi, si hano mu gihugu indani gusa no hanze yacyo, si muri Afurika gusa, si muri Afurika yonyine gusa, no hanze ya Afurika akomeje kubatitiza. Shel Silver, uyu munsi ngiye kugukubita amakuru atariho ivumbi y'uyu mukobwa Shel Silver. Ese ni gute ibintu yabitangiye? Ni gute ubu ngubu ibintu bimeze? Ndagira ngo dutangira hano ku rubuga rwe rwa YouTube. Ngira ngo naremeze kubereka igihe yafunguriye YouTube channel ye. 2011 nibwo yafunguye urubuga rwe rwa YouTube. Uyu mukobwa Shel Silver, uyu mukobwa ntabwo ibintu mubona aribwo abitangiye ubu ngubu, ahubwo ibi bintu yabitangiye kera cyane. Urumva niba yarafunguye iyi YouTube ubu ngubu bari gukoresha as Silver as team, niba yarayifunguye 2011 ubu ngubu ukabona igeze aba subscribe cyangwa se aba followers 900 n'igihumbi kimwe subscribes. Wowe iyo ubibonye ugira ngo ni ibintu bya buno vuba, ntabwo ari bya buno vuba. Uyu Shel Silver yatangiye kera cyane, aho ni ku rubuga rwe rwa YouTube. Akenshi cyane yamamaye kuri TikTok. Uyu Shel Silver ari kumwe n'aba bana mumaze iminsi mubona bo mu Rwanda. Mbibutsa ko iki kigo cyangwa se iyi nzu itoza aba bana ntabwo iramara imyaka 2. Nawe uraza gutekereza, ese niba itaramara imyaka 2 ukaba umeze kumumenya ku rwego rungana uke, uyu Shel Silver ukaba umaze kumumenya ku rwego rungana uke, uribaza ngo namara nk'imyaka 5 ari kumwe n'aba bana. Mbibutsa ko narajya kure bameze gusinyanya kontara, aba batipe 4 baririmba yameze kubasinyisha kontara. Ariko ushobora kwibaza ngo uyu Shel Silver ni muntu ki? Uyu Shel Silver ni umukobwa yatangiye kubyina nawe kera cyane ari umwe, usibye ko atakuriye hano mu gihugu cy'u Rwanda, yakuriye hanze muri Amerika. Uyu mukobwa akenshi cyane mukomeje gutungurwa n'uburyo uyu Shel Silver abasitari bose baza bamugana. Uyu Shel Silver ntabwo uko umubona ku isura cyangwa se uko umwumva nk'umunyarwanda, yagenze amahanga. Wakwibaza ngo ni iyihe mpamvu huko yaje agashinga inzu itoza aba bana barenga 10 mu bintu bijyanye no kubyina, mu bintu bijyanye no kuririmba. Tutarajya kuri icyo kintu, reka tubanze tuganire impamvu abahanzi benshi cyane bo hanze baza bagana uyu Shel Silver. Uyu Shel Silver ni uvuga ngo mu gutangira kwe cyangwa se mu bwana bwe nawe yahoze ari umubyinnyi. Gutyo kuba umubyinnyi nk'uko hano mu Rwanda mubona ba Titi Brown, ba General Benda, ukuntu usanga abasitari benshi cyane babakenera mu ndirimbo zabo, niko uyu mukobwa Shel Silver yaje kwamamara. Uyu mukobwa Shel Silver ni ukuvuga ngo mu bwana bwe cyangwa se mu bugimbi bwe, uyu mukobwa yakoraga ibintu bijyanye n'umuco ndetse no kubyina amaforo dance. Ibi wakwibaza ko Shel Silver mu gihe cy'umwaka umwe aribwo amenyekanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, wakwibaza ngo yari ari hehe? Uyu Shel Silver icyo gihe yari agishaka icyo bita amafaranga
mu bihugu byo hanze kuko yari umubyinnyi. Uyu Silver none kugeza ubu ngubu akaba ameze gutitiza imbaga nyamwinshi, haba abafite amafaranga, haba abakoresha imbuga zigiye zitandukanye, haba abafite impano, haba abasitari bagiye batandukanye, haba abakungu b'igihugu, haba baki, uyu Silver ameze gutitiza abantu benshi cyane, imbaga nyamwinshi cyane aha ngaha. Kuko ubu ngubu arabarirwa asaga miliyari. Aherutse kugaragariza nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko aba afite miliyoni 700 ziri reserve, zishobora gutabara timu ye anytime igihe yahuye n'ikibazo. Miliyoni 700 z'amanyarwanda ziba ziteganyijwe gusapotinga iyi timu ye. Tutarajya kurereka mbabwire ahantu uyu Silver ashobora kuba atandukaniye n'abandi ba manager mubona. Uyu Silver ahantu atandukanye n'abandi ba manager mubona bafite amatimu agiye atandukanye. Uyu Silver ni umukobwa ndetse ugira n'umutima. Ngira ngo nusacinga hano kuri TikTok uraza kubona TikTok zigiye zitandukanye. Ngira ngo mubonye aro 3 nzamuye, bivuze ngo ziri kuri TikTok 3 zigiye zitandukanye bakoresha as group, as team. Dore indi aro ya 4 Silver Foundation Song. Ni ukuvuga uyu Silver ahantu atandukanye n'abandi bantu. Ngiye kuhabereka. Mwabonye ko muri Moriox Kids umwana umwe yagerageje kwifungurira TikTok akagenda ashyiraho ibintu bimeze nk'amafoto bagahita bamwirukana, ariko uyu Silver ni ikikwereka umuntu ukora ibintu ndetse afite n'umutima wa kimuntu, afite n'iki n'amafaranga. Buri mwana uri aha ngaha agiye afite TikTok ye. Dore uwa mbere afite followers 144,800 by'abafollowers. Uwo ni umwe mu bana afite. Urumva ahantu ashobora kuba atandukaniye n'abandi ba manager. Abandi manager kugira uzafungure urubuga rwawe ari ibintu bigoranye. Ari nayo mpamvu uyu Silver abantu benshi cyane bakomeza kuza bamugana abanzi bagiye batandukanye. Reka turebe undi afite abafollowers basanga 218,000 bamukurikirana. Twirinze kuneminga amazina y'aba bana bafite TikTok, ariko turaje tubereke bamwe muzi bakunze kugaragara baririmba indirimbo. Bamwe bakoze indirimbo b'abajama batatu, harimo uyu mujama munini cyane, harimo uyu mujama ukunda kubaterera igitero ariwe mwakunze, uyu wambaye agakoti, ndetse n'uyu musista mukunze gukomeza kubona bari kumwe. Tutarajya kurereka mbanze nkomeze mbereke itandukaniro ry'uyu Silver aho atandukaniye n'abandi ba manager. Dore undi bamwita Sami, afite followers 66,200. Uwo bita Sami dore n'uyu nguyu mwakunze kubona, nawe ni umuhanzi muri ya timu y'aba bajama batatu baririmba. Ase urumva atandukanye n'abandi ba manager muzi hano mu gihugu. Urabyumva ute? Comparinga abandi ba manager
ndetse na Shiri Silver, niwe mu manager wakwipevera timu ingana gutya, imbaga nyamwinshi ingana utya, ni uwuhe? Ni uwuhe? Uyu mukobwa usibye kuba afasha iyi timu y'abana, akunzwe n'abantu benshi cyane, ikindi kintu afite amafaranga menshi cyane, ntabwo wamugereranya n'abandi bamanaja bikunde, nta n'uwakumva. Reka turebe urubuga rwa TikTok rw'uyu mukobwa ujemo buno, nta n'igihe aramurama, ariko nawe bamaze kumufungura urubuga rwa TikTok. Uyu Shiri Silver ameze gutungura abantu benshi cyane, aho ubu ngubu mbibutsa ko yafashe aba bana bane b'abahanzi akabatwara hanze muri tuwa gutembera ahantu hagiye hatandukanye, ahantu hagiye hatandukanye. Aba bana yaragiye arabafata abagira nk'abana be, kandi ni abana benshi cyane. Ibitaramo byose Giant Africa ndetse ibitaramo byose bibereye hano mu masare aba ariyo. Dore wa musista TikTok ye bamwita Star Girl Naomi, wa musista amaze iminsi aririmbye mu ndirimbo basohoye buno vuba. Indirimbo yagaragaye amashusho bafite imipira ya basket. Urubuga rwa TikTok uyu musista bamwita Naomi Star Girl. Reka dukomeze kurebera hamwe itandukaniro ry'uyu mukobwa ndetse n'abandi bamanaje. Urabona izi ni TikTok zaba abapeti akoresha turi kugenda tureba. Iyi ngiyi ya Sami twari twayibonye, ndetse bagiye bafite na Instagram zangira ngo mbabone amalinki yabo. 36,000 nta mwaka baramarana, ibaze nibamara imyaka ingahe. Ibaze noneho nibamarana imyaka nk'itanu, ese uyu Shiri Silver azaba ari umuntu ki? Nibutse abantu badukurikiye kugenda mukana subscribe, kuko iyi MJ challenge tugenda tubahereza ibintu bigiye bitandukanye. Uyu mujama ufite 88,000 ngira ngo we mwakunze kumubona, ni umwe nyamunini, umwe bakunze kwita nyamunini, cyangwa se umwe ukunda gukuramo ingofero, ufite 88,000 byaba followers. Ngira ngo ahangaha ho murebye hari muri Giant, ariko abantu bose bagiye bavuga ngo umuntu bita Shiri Silver ni muntu ki? Ni muntu ki? Uyu yamaze gutitiza Afurika yose, ntabwo ari hano mu gihugu by the way, ndetse no hanze ya Afurika baramuzi, yabaye kizigenza. Ariko ni mu gihe aba kizigenza, kuko mu bimaze kugaragara uyu Shiri Silver nta mutima mubi agira. Ibyo bavuze ni ukuri, iyo ukora neza cyangwa se ukagira neza Imana iragusanga. Ndagira ngo ugereranye abandi bamanaje bo mu Rwanda, cyangwa se abantu bagiye bafasha abantu bafite impano zigiye zitandukanye hano mu Rwanda, ubagereranye n'uyu Shiri Silver. N'uyu manager wafunguye urubuga rwa YouTube mu gihe kidasanga nk'imyaka nk'ibiri, aba afite abasubscribe 900 hano mu Rwanda. Ni uwuhe? Wamukura he? Wamukura he? Ni uwuhe mu manager wagize timu igakundwa nk'iya Shiri Silver hano mu Rwanda? Wamukura hehe? Uyu mukobwa afite umutima we, afite itandukaniro we, by the way, nta hantu wamukura. Aya ni amakuru amwe
aranga Siri Silver twari tubafitiye, ndagira ngo niba wakoze iyi MJ challenge natwe, kuko kugira ngo tubone ibi biganiro by'aba bana cyangwa se kugira dufate umwanya dukore ikiganiro kuri aba bana, ni ukugira ngo tugende tubasangiza ibintu bigiye bitandukanye. Niba wakunze iki kiganiro cyangwa se niba ukunda iyi timu ya Siri Silver, ndagusaba gusiga subscribe, ubundi niba ari indi timu twavugaho cyangwa se twakuzanira tuvuga ukabisiga muri comment. Iyi ni MJ challenge narababwiye ngo nzagenda mbahereza ibintu bigiye bitandukanye. Ushaka andi makuru cyangwa se ibindi byamamare wabireba kuri ino YouTube ya MJ challenge.